abana b'itorero rya Pantekote ry'u Rwanda, itorero ADPR, ururembo rwa Rubavu, paruwasi ya Kabaya, itorero rya Kabaya, korali Umunezero. Twishimiye gusobanurira ababyeyi bacu, abanyarwanda bose ndetse n'abatuye isi bose impamvu bakwiye kwigisha abana neza ijambo ry'Imana kandi mu buryo bwuzuye hifashishije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ari byo ijambo ry'Imana, Bibiliya yera. Nihe mpamvu ari ngombwa kwigisha abana ijambo ry'Imana? Turi mu isi yamaze kwangirika kandi yamaze kujya kure y'Imana. Turi mu gihe abantu benshi batubaha Imana kandi batabizera. Kwigisha abana ijambo ry'Imana ni itegeko ry'Imana. Ibyo wigishije umwana ufite imyaka iri hagati y'ine na 16 abibana ubuzima bwe bwose. Imigani igice cya 22 umurongo wa 6 haranditswe ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Icyo biri twigishe ku bijyanye n'abana mu isezerano rya kera. Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 6 haranditswe ngo aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe, ujye ugira umwete wo kwigisha abana bawe. Gutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 18 haranditswe ngo nuko mubike ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku maboko yanyu, ababere ikimenyetso, muyashyire ku mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu, mujye muyigisha abana banyu, mujye muyavuga mwicaye mu nzu zanyu, nuko mugenda mu nzira, nuko muryamye, nuko mubyutse. Gutegeka kwa kabiri igice cya 31 umurongo wa 13 haranditswe ngo no kugira ngo abana banyu batigeze kuyamenya bayumve, bige guhora bubaha Uwiteka Imana yanyu. Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 46 haranditswe ngo arababwira ati mushire imitima yanyu ku magambo yose mbahamirije uyu munsi, muzategekera abana banyu kugira ngo bitondere amagambo yose n'amategeko bayumvire. Gutegeka kwa kabiri igice cya 4 umurongo wa 9 haranditswe ngo wirinde gusa, ugire umwete wo kurinda umutima wawe, wirinde kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye, bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyesha abana bawe n'abuzukuru bawe. Zaburi ya 78 umurongo wa 1 kugeza kwa 6 haranditse ngo bwoko bwanjye nimwumva amategeko yanjye, nimutegere amatwi amagambo yo mu kanwa kanjye, ndabumbura akanwa ngacira imigani, ndavuga amagambo aruhije ya kera, ibyo twumvise tukamenya, ibyo basogokuruza batubwiye ntituzabisha abuzukuru babo, tubwira ab'igihe kizaza ishimwe ry'Uwiteka n'imbaraga ze n'ibitangaza yakoze, kuko yakomeje guhamya mu ba Yakobo, yashyizeho itegeko mu Bisiraheli, ibyo yategetse ba sogokuruza ngo babibwire abana babo, kugira ngo ab'igihe kizaza nabo bazabimenye, nibo bana bazavuka ngo nabo bazahaguruke babibwire abana babo, kugira ngo biringire Imana kandi batibagirwa iby'Imana yakoze, ahubwo bitondera amategeko yayo. Zaburi 127 umurongo wa 3 haranditswe ngo dore abana n'umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inani zo ngororano atanga, nk'uko imyambi yo mu ntoki zo mu ntwariri niko abana bo mu busore bamera. Hahirwa abafite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni, kuko bazavuganira n'abanzi babo ku marembo. Zaburi 132 umurongo wa 12 haranditse ngo abana bawe nibitondera isezerano ryanjye, nibyo nzahamya nkabigisha, n'abana babo nabo bazicara ku ntebe yawe ubwami iteka ryose. Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 4 kugeza kwa 8 haranditswe ngo